Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wo kurikirana ibiganiro bya Eminyawe Empire. Reka ngwikaze hano kuri Inare Arena hagiye kubera press conference y'abahanzi bose bari muri MTN Iwacu na Muzika Festival ku nshuro ya gatatu. Nizere ko umeze neza cyane. Aba bahanzi mubona hano bose bagiye kuzenguruka igihugu muri ibi bitaramo bose bataramira abanyarwanda muri rusange. Muri kubona Kivumbi, muri kubona Juno, muri kubona Ariel Ways, muri kubona Neringa baba bose rero bagiye kuzenguruka igihugu bataramira abanyarwanda muri rusange. Aba bose rero tugiye kuzabana nabo, tugiye kuzamanukana mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo kabisa mu muziki uryoshye neza cyane bya hatari. Juno, bimeze bite? Ni fresh. Umeze neza sana. Urumva umeze ute uyu munsi kuba tuje muri press conference ugiye kuzenguruka utaramira abanyarwanda mu bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika Festival ku nshuro ya mbere, bimeze bite? Ndi tayari gukora akazi nuko niyumva. Nuko kabisa. Nakundi navuze wiyumva. Ndi tayari kabisa. Yego, hashize igihe kinini ibi bitaramo biba wenda n'abantu batanaguherutse wenda mu mbaga nyamwinshi wari uri ucurangira abantu. So uyu munsi rero ni igiki wakwizeza abantu bagiye kugukurikirana muri ibi bitaramo byose nk'abafana bawe muri rusange? Indirimbo kuva 2020 kugeza ubu abenshi sindazi baririmbira. Nawe wakibaza ukuntu zingana n'ukuntu bazikunze. So ni ibihe byiza gusa. Urutonde rw'abasani bose barimo, harimo Neringabo, harimo Ariel, harimo ni benshi barimo, harimo Riderman, mugiye gurira ku rubyiniro nko muri Legend. Wabyakiriye gute kwisanga muri selection y'aba basani bose muri rusange? Hafi ya bose bura tunagirana ingoma, buri wese unarebye hafi ya bose nka 90% tugirana ingoma. So basanzwe na King James turayigirana, Rider turayigirana, King turayigirana, Ways turayigirana, Nel turayigirana bose. So urumva kare amashumi yanjye n'ubusanzwe. It's a good experience already. Kabisa. Yitwa Juno, nizere yuko aba bose mugiye kubabona muri iki gitaramo kabisa nuko bimeze. Ahari mwana ngwino Kivumbi, umeze neza? Umeze neza? Namahoro. Uje mu bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika Festival ku nshuro ya mbere. Urumva bimeze bite kwisanga muri no selection? Ni amakuru meza cyane kandi byanshimishije cyane kuba ari nabwo nibwo bwa mbere ngiye kubikora mu gihe. Wabyakire gute rero kwisanga uri kumwe na Banengabo, abantu bavuga ati ni generation imwe, aba bahanzi ba mbere uri kumwe na sister bamwita Ariel Ways, nawe muri kumwe muri rero abaturage ni igiki wababwira abantu bategereje kumva umuntu witwa Kivumbi King? Ikintu cyo nyine nababwira bitegure gusimbuka ko tugiye kurya show. Tugiye kurya show nabo batarabona kuko ari bwo bwa mbere. Bashobora kuba babizi bamabyumva kuri radio batarabibona kuri televiziyo. Ubu bagiye kubibona kuri televiziyo. Bagiye kubyumva. Sawa. Ariye utaragenda. Mwiriwe neza. Mwaho neza. Ugiye mu bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika Festival ku nshuro ya mbere. Uyu munsi ni igiki ugiye kubwira abantu tugiye kuzengurukana mu gihugu ducurangira abantu? Ni igiki ugiye kubabwira? Tugiye kubabwira ko turi hano kuhaguma. Ikindi muziki mwiza, good energy, tuje no gutanga ibyishimo. Muze gutanga ibyishimo. Abafana bose bazumva indirimbo zawe zose. Waba ugiye gutuma mena amabanga y'ibizahabera, ahubwo icyo nababwira nuko bararitswe bazitabire, ibintu ni byiza tubafitiye. Yitwa Ariel Ways, tugiye kubana muri ibi bitaramo byose kabisa bizenguruka igihugu. Eminyawe Empire izaba ihari, ibintu bizaba bimeze neza cyane. Yitwa Riderman, kumuvuga kumugera imbere no gukuramo ingofero kwanza. Igisumizi bimeze bite? Namahoro. Nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Aha ni kuri Eminyawe Empire tugiye kuzengurukana mu bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika Festival. Ibi bitaramo bimaze igihe kinini ariko ishusho yavuye ku cyitwaga Guma Guma Superstar wanatwaye, ariko nge nabivuga uyu munsi rero ugiye kongera gutaramira abaturage uzenguruka igihugu. Rider, wakire gute kongera kugaruka mu hano? Ni ibyishimo kongera kwisanga imbere y'abafana, kwisanga imbere y'ibisumizi, kwisanga imbere y'abakunzi ba muzika nyarwanda. Ni ibyishimo ni ibyishimo. Rider, ufite album mwakoze we na Bulldog. Abantu bitegeye ko ari umunsi bazabona wenda nko kuri performance bakabona Bulldog aratunguranye muri kuri indirimbo ziri kuri album. Ko numva ibintu byose ushatse ko tubishyira hanze nanga, ahubwo icyo nababwira nuko batagakwiye gucikwa na concert yari yose ya Iwacu Muzika Festival.
ibintu bizari byiza tu ibintu bizaba biryoshye. Courage sana, turi kumwe Rider muzamubona kuri Emi Nyawe Empire, ahantu hose turahari cyane neza cyane, kandi ibitaramo byose muzabikurikira. Turi kumwe n'ikinyobwa cyitwa B1 Gin ku isi yose, nacyo kiri muri MTN Iwacu na Muzika Festival. Tuzaba turi kumwe haba ari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse n'ano mu mujyi wa Kigali. Hakabamo n'ihe channel yindi yitwa niyi Big Media Rwanda, no tuzaba turi kumwe kabisa aha hose. Iki gitaramo, ibi bitaramo byose bizenguruka igihugu muzabibona. Ni Emi Nyawe Empire. Kuri kamera ndi kumwe na Karimu, umwana wisize senda guturuka Inyamasheke hakurya iyo ngiyo guturi ku Rusizi. Nawe rero tuzaba turi kumwe cyane. Aba bose turi hano kugira ngo tubashe kuganira. Umuntu witwa Kevin Kade, ngo kuva yakora ngiye kuri umuntu witwa Kevin Kade. Kevin Kade niwe musanuje bitandukanye n'iby'abandi, aje nk'umugogo umuntu witwa Kevin Kade kugira ngo asohoke muri iriya modoka birasaba iki? Wamubonye Kevin Kade wagira ngo ni Burna Boy. Yitwa Kevin Kade, yitwa Papa Gigi, yitwa Papa Gigi, bamwita Kevin Kade. Kade, Salam. Prestation one. Murakoze. Bimeze bite? Turashimira. Kuza muri MTN Iwacu na Muzika ku nshuro ya mbere wabyakiriye gute? Ni iby'agaciro, ndashima Imana kuba nagaragaye kuri ino nshuro. So ni bya danje. Ni bya danje. Amahirwe masa tuzaba turi kumwe kuzenguruka igihugu muri rusange, kandi Courage. Yego. Ni Burna Boy w'Abanyarwanda. Rero nizere ko meze neza cyane. Ngiye kuganira n'umunyamakuru yitwa Venkel, muramubona hano imbere imbere yanjye. Narababwiye ibintu ngo ngewe banyita Emi Nyawe. Iyi ni channel yitwa Emi Nyawe Empire. Rero Kevin Kade asigaye ateye ubwoba. Weskaitu, iyi ni imodoka ya Kevin Kade. Skaitu ngwino hano. Iyi modoka yanditseho Kevin Kade. Venke ngwino ndagushaka gatoya, ndagira ngo tuganire. Iyi modoka yanditseho iki ni ikibazo cyo kugeza Uganda. Ibi bintu Kevin Kade amaze gusobanukirwa. Kade amaze gusobanukirwa ikintu bita hit n'ikintu cyo gukora umuziki. Iyi MTN Iwacu na Muzika Festival itarimo Bruce Melody, itarimo abahanzi tuzi uko Bruce Melody ni umwana wa Bubu, yaranamuririmbye mu ndirimbo. Nk'umunyamakuru w'ikiganiro cya Isibo Radio ari ku Isibo TV na FM, tunakoranaho cyane. Urayibona ari MTN Iwacu na Muzika Festival izaba imeze gute kuri inshuro? Bro, ikintu cya mbere nashimiye na Bubu ko yatekereje gushyiramo generation nshyashya. Ndavuga abantu bakiri bato cyane batamenyereye ibitaramo nk'ibi ngibi bizenguruka igihugu. Indi experience bagiye kunguka bo ubwabo, yaba Kade, yaba Ways, yaba Juno n'abandi barimo bakiri batoya. N'ikintu cyiza n'amafaranga bagiye gukorera menshi atari make. Bari bakeneye ino experience yo kuba bakiyereka igihugu cyose. Hari umuntu avuga ati njye natwise muri Kigali igihugu cyose cyaranze, ariko ntabwo bakuzi birisera, ntabwo bakuzi. Niyo wibuka ibitaramo byabaye muri Tour du Rwanda nibyo byatangiye somo ko ushobora kuzwi i Kigali igihugu cyose kitakuzi. Aho ngaho benshi barabibonye. Ubwo urumva bakade n'abandi nkawe nindi ntambwe bagiye gutera. Ikindi kintu nuvuze ngo kuri Bruce ntabwo azahora muri ibitaramo. Urwego agezeho ntabwo ari wo kuba yategereza igitaramo cya Bubu, ahubwo yategura ibyo bizenguruka igihugu nk'umuhanzi mukuru. Nubwo atarimo, harimo King James, harimo Riderman, abahanzi banini nabo ubwabo babiyobora bakabihedinga bo ubwabo, bakereka abana bakiri bato bereka ati bigenda gutya. Niyo tugeze Musanze bikora ibi, niyo tugeze Rubavu akora ibi ngibi, bazagenda biga gake gake, kandi ntabwo ari wenyine, hari n'abandi babikora. Hari umunyamakuru umwe ejo bundi nabwiye mugenzi wacu, ndambwira ati niwe muntu ugiye gusoza itangazamakuru neza. Ati gute uvuye kuri TV10 wari utangiye kujya mu zabukuru, wise ujya kuri RBA. Rezo wakoride. Nagashira mu kazi. Wakoride bare. Ari yabuze gato ngaje muri amanike mikoro. Uwo muntu ase nyine hari gihe ukora ibintu ukakora n'ahantu ukahatinda. Uba ari muri RBA. Uyo si Kate Gustave. Si uheruka hino. Kuko urugero oya nagari ukubagana umuntu wita Kate Gustave ni region dukwiye kuba. Njye naramubwiye ndambwira ati brother, wari ugiye kuva mu itangazamakuru
nubwo ibyo wifuzaga mu itangazamakuru wenda simbara ko byose wabibonye, ariko uyu munsi kuba uzava mu itangazamakuru kuri CV yawe handitseho ngo nakoreye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, ni CV nase ndabeshye. Ikintu kinini ko nta hantu benshi abifuza, hari security, hari ubwo buzima no kumva ko haba, no kumva ko uri muri kiriya kigo, ni ikintu bituma bakubaha to. Niyo wabeshye ugashyiraho itangazo ukavuga ati ngende muri RBA cyangwa bakakubona hariya, kuko kiriya ni ikigo gikomeye kandi buri muntu wese akwiye kubaha. So rero narabimubwiye, King James uyu munsi agarutse muri MTN Iwacu na Muzika Festival, ariko ni guma ya kera yahinduriwe izina, reka mbivuge wenda nuko anga hatarimo ibihembo. Reka nkubwire, hariya barebaga umuhanzi icyo gihe, ariko ubu ni ukora selection. Nagira ko selection cyane. Ntacyo haguvuga ko ari bya EIP n'ubundi, ariko ntabwo byahinduriwe izina, usibye ko kuba ari ibitaramo bizenguruka igihugu cyo ni kimwe, sibyo biratandukanye cyane. Ahantu bitandukaniye, guma yatangaga igihembo, uyu munsi nta bihembo aba yabahaye cash. Na mbere yarabaherezaga, ariko na mbere nyine yarabaherezaga bagahatanira n'igihembo, uri kubyumva. Ariko nyine ndagira ngo nkubaze, aba bagabo yashyizemo uwitwa Riderman, King James, ni igiki bagiye kongerera uburyohe muri MTN Iwacu na Muzika Festival 2025 ku nshuro ya gatatu waryo? Yego, urabona kuri King James yaherukaga mu bitaramo nk'ibi ngibi muri Guma na ya society y'tumanaho yize kumujyana mu bitaramo nk'ibi ngibi. Riderman umwaka ushize ntabwo yarimo, ariko n'ibinamenyera bimaze igihe kinini, na mbere yazizagamo na Guma arayizi ko yitwaye, ubwo yitwaye na King James yarayitwaye. Urumva n'abantu bazi ikibuga bagiye gukoreramo ubwabo ni babiri. Ubushize yabaga arimo Bruce wenyine, niyo navuga rozi wamenyera ibintu bibitaramo nk'ibi ngibi. So urumva abantu babiri bagiye kongeramo uburyo ko bafite indirimbo z'ubwabo zikunzwe. Ubushize twakoze playlist dusanga bafite indirimbo zira mu 10 zadyinisha abantu kuva batangiye kugeza basoje igitaramo. Nta bandi bantu zifite muri iki gihugu uretse Riderman na King James, nta bandi bantu zifite. Uze gukora playlist uraza kumbwira none urahita uzibona za kuzibona ubwawe. Urumva ni uburyo bwiyongereyemo, none akazamo na sound cyashya, navuga uburyohe bushyashya butandukanye n'imiziki twatumenyereye aba Riderman na King James. N'iki Neri Ngabo, ushireho Ways, ushireho Juno, ushireho Kade, abo nta abantu bafite imiziki itandukanye n'iyabo banini. Urumva oya se kandi urumva ni ibintu biryoshye cyane. Numva n'abari mu ntabagiye kugenda experience bumve imiziki itandukanye, iyo ramaze igihe kinini bumva yongeye muri Zaguma no ngiye muri Iwacu yari isanzwe hari, ni ande mashasha bagiye kumva. Ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira, ndumva bazaryoherwa kabisa, bazaryoherwa sana. Sinagenda nakore ese kutambwiye ko umuvandimwe yagiye gusaba imbabazi indese Jarabibwiye ko bahuye, bakabiganira bakabisotinga, bahuye bakaganira n'iki. Oya ntago ndi byo ko bakoze ikiganiro bakaganira icyo ngicyo n'indiri cyabo gusa. Nyine nasubire simeze neza, nese nyine uri kumva ameze neza. ubwo ikiganiro kiri kuganira ndi kubwira mu matwi, ni mubona setse nzaza mbibabwira. Oya ikibazo nuko ukabishyiramo nyuma. Oya cyaraho nacyo, haraho nacyo, hariya nacyo, ahubwo ushobora kuba gifitanye n'abandi bantu bari behind, bari hafonga, ariko ntacyo ajyana. Ariko hariya ngo yagiyeyo kabisa akubita ibipfukamiro hasi. Oya ntabyo kandi arabikwibwiriye nabyo. Oya arambwiye ko akoranye ikiganiro. Si byagutunguye? Of course kuko n'ubwa mbere byari bibaye, n'ubwa mbere byari bibaye. Amateka n'ibyagiye bibanza. Fatira umwanya wo kugira ngo dukore na presentation y'abahanzi. Nahera mu buryo bwanjye King James. Mwiriwe, nitwa Ruhuriza James, nkaba nkoresha izina rya King James. Nkaba nishimiye nanjye ko ndi muri iki gikorwa cyiza cyo gukomeza guteza umuziki wacu imbere. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Gatsinzi Emery, izina ryanjye ryajyanze ni Riderman. Nanjye ndi hano nishimiye cyane kuba ndi kumwe na MTN na EAP na Bralirwa ndetse na B1 Gin.
ni ibyishimo rero kuba tugiye kuzenguruka igihugu duteza imbere umuziki nyarwanda. Murakoze cyane. murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ngabo Richard, ariko amazina nkoresha mu kazi ni Kevin Kade. Njye ni iby'agaciro cyane bivanye ku mutima. Nshimiye EAP kuba yarafashe uyu mwanya igatekereza ku bahanzi bakizamuka cyangwa abahanzi batamaze igihe kinini mu muziki. So ni iby'agaciro kuba ndi hano kandi nditari gukomezanya urugendo nawe. Thanks. murakoze cyane. Nitwa Airways, nanjye ndishimye cyane kuba ndi hano. Ni iby'agaciro kuba byibuze umukobwa umwe ahari kandi nziza ko nzabahagararira neza cyane. Murakoze. Mwiriwe, ngende umunyagihugu bita The Badman, the captain, the number one suspect. Urabizi, Kivumbi King. Nishimye kuba ndi hano. Nk'uko bagenzi banjye babivuze, iyi niyo nshuro yanjye ya mbere kandi ni itafari riba rigiye kuri kariyeri yanjye cyangwa ku muziki wanjye kuba ndi hano ndi kumwe n'aba bantu bose. So thank you so much. Thank you so much. Nitwa Juno Kizigenza aka Je suis Jeanant aka Rutwitimuzi aka Huha. Yeah. I'm so happy to be here. Personally ndi celebrating 5 years in the game, so cyari cyo gihe cyo kugera ku bantu banjye aho bari hose. I can't wait. Thank you so much. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Nel Ngabo. Ndashaka gushimira cyane EAP for the inclusion muri izi show. Nanjye ni ubwa mbere ngiye kuba